Baye ikaze cyane nshuti z'umusaraba bene data bavandimwe nongera kubaha ikaze cyane mu biganiro tugenda tubanamo umunsi ku wundi byo kumva ijambo ry'Imana, kumva icyo Imana idushakaho, tugenda twigira hamwe kandi turushaho kwagura ubwami bw'Imana. Rero ndabakunda cyane mwebwe mwakoze subscribe, namwe mukora share, muharanira ko ijambo ry'Imana ryakumvikana mu matwi y'abantu benshi, ry'uko ryagenda rikwirakwira ku isi hose, kuko Yesu yaratubwiye ngo mugende mu mahanga yose muvuge ubutumwa bwiza, abazemera mu babatize. Niba rero utashobora kubatiza, niba amavuta ufite atabyemera, ariko ukaba nabura washaringa ikiganiro nk'iki cy'iyobokamana gishobora gufasha umuvandimwe umwe cyangwa babiri, akaba yakizwa akegera Imana, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, Imana ijya iguha umugisha. Rero hari abagiye bambaza ngo nzabasobanurire ese ni ikihe gitabo kirusha ikindi gukomera muri Bibiliya, cyangwa se ni ibihe bitabo bikomeye cyane kurusha ibindi. Ndagira ngo rero uyu munsi ngusubize. Banza urebe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ukore subscribe, niba usanzwe uriho kora like kandi ukore comment muri ibi biganiro kugira ngo turusheho kubana. Rero ubundi mu byanditswe byera cyangwa se muri Bibiliya nta gitabo kivugwa mu buryo bwihariye nk'igikomeye kurusha ibindi, kuko buri gitabo gifite agaciro kacyo gakomeye mu butumwa bw'Imana. Ariko bitewe n'inshingano n'ubutumwa ubundi bigize buri iki gitabo, hari ibitabo biba bifite umwihariko wabyo mu buryo abantu babifata, cyangwa se mu buryo byagize uruhare rukomeye mu mateka y'iyobokamana. Rero nshobora kuba nakubwira bimwe mu bitabo bifite umwihariko, ni ibifite umwihariko ariko ntabwo mvuze ngo nibyo bikomeye cyane kuruta ibindi, kuko hari impamvu Imana iba byose yarabihumetse cyangwa se biba byaranditswe. Rero nk'igitabo cya mbere twavuga ari igitabo cy'itangiriro cyangwa se Genesis. Iki ni igitabo cy'ingenzi cyane kuko kirimo inkomoko y'abantu, kirimo icyaha cya mbere, kandi iyi Genesis irimo isezerano ry'Imana na Aburahamu, irimo kandi imyiteguro y'amateka ya Isiraheli, irimo n'ishingiro ry'ubumenyi ku byanditswe byose. Urumva ko iki gitabo kirakomeye cyane. Kuba kinitwa itangiriro, kirimo uko Imana yaremye umuntu bwa mbere, kirimo inkomoko y'umuntu. Ushobora kugisoma ukamenya ngo ugiye muntu ndinde se, nkomoka he, navuye he, nageze ku isi nahisanze gute. Kirimo kandi nanone se ko dukora ibyaha, ko abantu bacumura, ubundi icyaha cyabaye icyaha gute, byagenze gute. Kirimo ubusobanuro bw'icyaha icyo ari cyo n'inkomoko y'icyaha icyo ari cyo. Murabyibuka neza mu ngobyi ya Edeni, yatangiye Adamu na Eva bacumura, barya ku rubuto Imana yababujije. Icyaha kirakomeza kandi kigera kuri Kayini yisha Abeli, ari abavandimwe. Rero kirimo inkomoko y'icyaha, kirimo inkomoko y'umuntu, kandi iki gitabo nanone kirimo ishingiro ry'ubumenyi ku byanditswe byose. Gusoma ibindi bitabo nibyo, ariko nta gusobanukirwa neza nk'umuntu wasomye ahereye ku itangiriro. Ikindi gitabo rero wamenya ni igitabo cyo Kuva cyangwa se Exodus. Kirimo inkuru y'ukuntu Imana yakijije Abisiraheli mu bucakara bwa Egiputa, murabyibuka kubw'umwami Farawo, ndetse no guhabwa amategeko 10 ku musozi wa Sinayi. Ibi byose ni inkingi ya Toranti n'umuco w'Abayuda n'Abakristo. Iki gitabo cyo Kuva kirimo uburyo Imana irinda isezerano, kirimo uburyo Imana itabara, kirimo kamere y'Imana. Iki gitabo kirimo uburyo Imana ikunda ubutabera, kirimo uburyo yakijije Abisiraheli muri Egiputa ibakura mu bucakara, kandi nanone kikabamo uburyo Imana yatanze amategeko 10 ku musozi wa Sinayi iyaha Mose, amategeko na n'ubu tukigenderaho. Umva ko iki gitabo nacyo kirakomeye, kirimo inkomoko y'ibintu byinshi cyane. Ikindi gitabo wamenya ni igitabo cya Zaburi cyangwa se Psalm. Iyo tuvuze Zaburi ntabwo ujya kure y'umugabo Dawidi, kuko iki gitabo cyanditswe na Dawidi, si we gusa ariko cyane kivugwa ko ari icya Dawidi, ko Dawidi yanditsemo ibice byinshi cyane guhera ku bice 73 kugera ku 150. Kandi nanone baririmbyi ba Asafu, cyose umuririmbyi wa Asafu akaba n'umucuranzi, yanditse ibice 12. Hakaba n'abana ba Kora cyangwa se Sons of Kora, nabo banditse kuri iki gitabo. Iki gitabo cya Zaburi rero ni igitabo gikubiyemo amasengesho, indirimbo n'imitoma y'Imana, kandi kirakoreshwa cyane mu gusenga
kirimo ihumure mu bihe bikomeye, ni kimwe mu bitabo bikundwa cyane. Nta muntu n'umwe wasoma Bible ngo ntakunde Zaburi, cyane cyane ku bantu bakiri batoya mu gakiza. Mumbabarire kuba nakoresha iri jambo, ariko iyo ucyakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, aribwo ucyakira agakiza, ari uburyiza buri gufasha kurenza ibindi bitabo. Biragoye ko wasoma nk'ibyahishuwe, biragoye ko ushobora gusobanukirwa nka za Yesaya, za Ezekiyeli, ibitabo nka biriya bigiye bikomeye, Daniyeli, ucyakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Rero iyi Zaburi igenda ifasha abantu batoya mu gakiza, kandi iki ni igitabo kirimo indirimbo. Abahanzi benshi baracyifashisha mu guhanga ibihimbano by'umwuka, kandi iyi Zaburi nanone ikaba yifashishwa cyane mu gihe umuntu ari mu bihe bikomeye byo gusenga, atereta Imana, yinginga Imana. Ko murabizi neza ko Dawidi iki gitabo yagikoresheje cyane. Ikindi gitabo wamenya ni igitabo cya Yesaya cyangwa se Izaya, kizwi cyane kubera ubuhanuzi bukomeye cyane cyane ibyerekeza kuri Mesiya cyangwa se Yesu Kristo. Ni kimwe mu bitabo bya mbere mu byitwa abahanuzi. Murabizi neza ko Yesaya ni umuhanuzi ufatwa nk'aho ari mukuru muri Bible cyangwa se muri Bibiliya yera. Uyu mugabo Yesaya akaba yaranditse igitabo gikomeye cyane, kirimo amahishurirwa, kirimo ubuhanuzi bukomeye, ubwo yahanurirwaga ibizaba ku bantu, iby'Imana itishimira ku isi, bigiye kuba ku isi, kandi agahishurirwa uburyo Imana yagendaga imutuma, imweza, ibintu byinshi cyane bikomeye cyane ariko bijyanye n'ubuhanuzi. Ikindi gitabo wamenya ni igitabo cya Yohani cyangwa se John. Iki gitabo cya John kiri mu Isezerano Rishya cyangwa se Ivanjiri ya Yohani, ifatwa nk'iyihariye kubera uburyo yerekana Yesu nk'ijambo ry'Imana. Murabizi Yesu nyine ni ijambo, kandi ijambo yari Imana, ijambo yahoranye n'Imana. Ni ukuvuga ngo ijambo n'ubundi ni Yesu. Wavuga Imana na Yesu ni bamwe, biterwa n'uko Imana yigaragaje, kuko Imana murabizi yigaragaza muri Trinite yayo mu buryo bw'ubutatu butagatifu, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Rero iki gitabo kikwereka uburyo Imana yerekana nk'iyihariye, mbega yerekana Yesu nk'ijambo ryayo, n'imigani myinshi igaragaza ubusabane hagati ya Yesu n'Imana. Iki gitabo mbega kikwereka imibanire cyane cyane y'uburyo Imana ifata Yesu nk'umwana wayo. Muribuka neza ko na Yesu abatizwa, akimara kubatizwa hamanutse umwuka uje mu numa, ahagarara kuri Yesu aravuga ati, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iki gitabo rero kikwereka uburyo Imana ifata Yesu, imibanire ya Yesu n'Imana. Ikindi gitabo wamenya ni igitabo cy'Abaroma cya Romans, mu rwandiko cyangwa se ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma. Ni imwe mu nyigisho zifite uburemere mu iyobokamana rya Gikristo, cyane cyane mu gusobanura neza ubutungane buva mu kwizera. Iki gitabo Pawulo yacyandikiye Abiroma ibereka uburyo iyo wizeye ugira uburyo ubuzima bwawe buhindukamo, kandi ugatungana, ugakora ibyo gukiranuka, ugakiranukira Imana. Ni igitabo kikwereka nyine agakiza nyako, cyangwa se ibikorwa biva hanyuma mu kwizera. Ikindi gitabo wamenya ni igitabo cy'ibyahishuwe cyangwa se Revelation. Iki gitabo gifite uburyo kidasanzwe bwo kuvuga ibizaba mu mperuka z'isi cyangwa se imperuka z'ibihe, kandi kirimo amagambo akomeye cyane ku bw'umwuka wo ku butware bwa Kristo n'ubwami bw'ahazaza. Nibyo nakubwiraga mbere, iyo uri muto mu gakiza biragoye gusobanukirwa iki gitabo uretse guhishurirwa n'Imana. Rero iki gitabo cyo kigaragaza ibizaba ku mperuka z'ibihe cyangwa se imperuka z'isi, kandi nanone kikagaragaza ukuzaza kwa Kristo bwo kwima ingoma ye, ubwami buzaza bwa Yesu. Kuko murabizi ko Yesu ni umwami w'isi n'ijuru. Cyerekana rero ibizabaho hanyuma ku mpera z'ibihe. Ubundi mu yandi magambo, nta gitabo kimwe twavuga ko kirusha ibindi gukomera mu buryo bw'ukuri, ariko dushingiye ku ncamake, turebye itangiriro nk'uko twabivuze, kuva Zaburi, Yohani ndetse n'ibyahishuwe bifatwa nk'ibitabo bifite uburemere budasanzwe ku buryo bwinshi, amateka, iyerekwa, ubutumwa bw'ihumure n'ubw'ubuhanuzi. Uri kumva rero buri kimwe cyose ushobora kugisangamo hano muri ibi bitabo tuvuze. Ukeneye amateka urayasanga mu itangiriro no kuva, amayerekwa
urayasanga muri Yesayi, Zaburi, ubutumwa buri muri Yohani, Zaburi n'ubundi n'ibyo buhanuzi ukabisanga mu byahishuwe na Yesayi. Rero iki gitabo urumva ko gisa, ibi bitabo nkurebeye bisa naho twavuga ngo ni samari, ariko nta gitabo kirusha ibindi kuko Imana yabihumetse ibifiteho umugambi byose kandi izi icyo bizatumarira, kandi byose ni ijambo ryayo. Rero ndakeka ari wambaje inama usubije. Reka kandi nongere ngushimire wowe ugeranye nanjye ku musozo. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kwagure muri byose. Rero kora subscribe niba ari ubwa mbere ufunge kuri iyi channel, kandi niba usanzwe uriho kora share na like kugira ngo turusheho kubana. Imana iguhe umugisha. Rero ndagukunda cyane. Ciao ciao, shalom shalom.